Murakoze, amazina nitwa Ngero Intungane, nkaba mpagarariye abaskuti babarizwa mu bigo bya Diocese Gatolika. Mbere na mbere ngize icyo mvuga ko umuryango wa skuti, ndabanza mvuge ko skuti ari impine y'amagambo atanu ariyo servire, ubwitange, croire akaba ari ukwemera, obeyire akaba ari ukubaha, union akaba ari ubumwe, hakazana travail ariyo umurimo. Mu by'ukuri ayo niyo mahame tugenderaho mu gutoza ndetse no gukurira mu muryango wa giskuti. Nanone ibyo bibangitiranye n'inshingano eshatu z'umuskuti arizo inshingano ku Mana, inshingano kuri mugenzi wawe, n'inshingano ya gatatu ari inshingano kuri wowe ubwawe. Binyuze muri izo nshingano eshatu n'iki ryo zina skuti risobanuye, nibwo burere abaskuti banyuramo. Ni ukuvuga atozwa kugira inshingano ku Mana bijyana no gukunda gusenga ndetse no guhagarara no guhamya ukwemera kwe. Hakaza inshingano kuri mugenzi we. Ni ukuvuga ugira inshingano kuri mugenzi wawe, ubonye ikintu kitagenda neza kuri mugenzi wawe wakagombye kumufasha uburyo bwose ku buryo gikemuka nk'uko nawe wakifashisha. Inshingano ya gatatu ikaba inshingano kuri wowe ubwawe. Nta muskuti utagomba kuyitaho. Gusange wenda kuyitaho mvuga ni ukuvuga uri gukora ikintu kitagufite akamaro cyangwa kidafite aho kizakugeza. Bijyana no kwitaho ku mubiri, wenda umenya ati umubiri wanjye ndawuhibi. Ibyo bikajyana n'amasomo mbere na mbere ku banyeshuri, kuko akenshi dukora mu bigo by'amashuri bagatozwa kuvuga ati ndiga mu buryo bwo kwiyitaho mfite n'intego. Ubwo ibyo byose tubikubiye hamwe, umuryango wa skuti ufite intego igira ati gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Ibyo bijyana no gukora igishoboka cyose kugira ngo ikigo skuti yagezemo kibe cyiza kurusha uko bagisanze. Murakoze, nibyo nababwira ku bijyanye n'umuryango wa skuti. Kuri uyu munsi ubutumwa twatanga ni ugushishikariza abaskuti gukomeza gutera imbere mu byo bakora, cyane cyane mu kwemera. Ku nshingano ya mbere uyu munsi niho twibanzeho cyane, nubwo izindi tugenda tugira buri mwaka inshingano twibandaho cyane zose zibangitiranye, uyu munsi mbere na mbere twibanze ku nshingano y'Imana. Abaskuti mu gihe cy'igisibo bagira ibikorwa twita beya, mu magambo arambuye ari byo bonne action. Bivuze wenda barareba mu kigo cyabo bakavuga ati, mu ishuri ryabo bakavuga ati twebwe twemeje gukora uyu murimo, nubwo utari uri kuri gahunda y'ikigo twemeje kuwukora. Cyangwa bakagira uburyo ki bakoteza bakavuga ati tuzajya gufasha umuntu ari ahantu runaka. Muri icyo gihe cy'igisibo turasaba abaskuti kongera umubare wa za beya, bijyana no kongera n'umubare wa kotizasiyo bagira mu gufasha abantu batishoboye cyangwa ababa bafite ibindi bibazo runaka bikenera ubushobozi. Murakoze, amazina yanjye nitwa Ntwari Beri Wilson, nkaba nduhagarariye umuryango w'abaskuti mu kigo cy'iseminari nto ya Mutagatifu Yohani Ntumwa. Mbere na mbere mbanje kubashimira umwanya mwiza mumpaye kugira ngo mbashe kubagaragariza ibyishimo mfite kuri uyu munsi turimo gusoza icyumweru cyacu cya giskuti. Mbere na mbere muri iki cyumweru cyacu cya giskuti turi gusoza, twakoze ibikorwa byinshi birimo gusenga, dukora noveni izatugeza kuri uwo munsi, ndetse n'ibikorwa by'urukundo bidufasha kandi bijyanirana n'igihe cy'iki gisibo turimo, birimo gufasha bagenzi bacu ndetse no gukora ibikorwa by'isuku aho tuba, bijyanirana n'intego ya giskuti ariyo yo gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Bityo rero ikindi nababwira ku kijyanye n'icyo umuryango w'abaskuti udufasha. Umuryango w'abaskuti udufasha mu bintu byinshi birimo gukunda umurimo ndetse no gusenga, kuko mu biranga umuskuti harimo no kugira ukwemera ari byo croire, ndetse kandi bikanadufasha no kugira umurava mu byo dukora, yaba ari mu masomo yacu ndetse n'uko tubanirana na bagenzi bacu. Ikindi nagarukaho, umuryango w'abaskuti udufasha kuba abasore b'intarumikwa bakenekeye gukora umurimo ndetse no kwamamaza neza ijambo ry'Imana. Nk'uko nabivuze haruguru, twubahiriza ibyanditswe muri iryo jambo ry'Imana, dukora ibikorwa by'urukundo ndetse dufasha na bagenzi bacu
muri byose. Murakoze. Murakoze, nitwa Keza Jemima, nkaba ndi umwe mu bahagarariye unité ya Pigeon Amusante ikorera mu kigo cy'amashuri cyisumbuye cyisunze Mutagatifu Vincent Paul. Nkaba uyu munsi twaba turi aha ngaha twizihiza umunsi mukuru w'isabukuru y'uwashinze umuryango wacu Baden Powell. Ni umunsi ukomeye cyane kuri twebwe abagide ndetse n'abasaza bacu b'abaskuti. Ni icyumweru cyangwa se icyumweru gisoza. Uyu ni umunsi usoza icyumweru cyacu cy'abagide n'abaskuti, icyumweru dukoramo ibikorwa byinshi cyane birimo gufasha bonne action kandi tunakora intego yacu nk'uko twabyihaye yo gusiga isari nziza kurusha uko twayisanze. Rero umuryango w'abagide ni umuryango ufasha, ni umuryango w'urubyiruko kandi ni umuryango mwiza wongera urukundo, amahame yayo nk'ukuri, ubwitange n'ubunyangamugayo. Ibi ngibi nibyo umuryango w'abagide utoza abawurimo bose kurangwa nabyo. Message ya nyuma cyangwa se icyo nagenera abantu bataba mu muryango w'abagide ni uko uyu nguyu ari umuryango urangwa n'ibyiza, umuryango w'urukundo kandi umuryango ufite ahazaza heza, ushaka kugira ahantu heza. Nkaba mbasaba mwese ko mwawisunga cyangwa se mwawujyamo ko ari umuryango mwiza. Murakoze. Muri kino gihe cy'igisibo, nk'uko igisibo tubizi, ni igihe cyo gufasha, kwigomwa no kurangwa n'urukundo aho turi hose. Ibi ngibi bikaza binasanga bimwe mu ntego dufite twebwe nk'abagide. Rero ikintu kiri kuturanga muri kino cyumweru cya mbere ni urukundo no gufasha abakene, abadafite aho kuba, abadafite amasabune, ibiryo, twe tukabyigomwa kugira ngo tubashoboze nabo babeho. Twishimiye ko muri kino cyumweru kirangiye cy'abagide tukaba turi no mu gihe cy'igisibo. Bimwe mu bikorwa twagiye dukora tunishimira cyane ni ugufasha abakene cyane cyane nk'uko mu gihe cy'igisibo tubisabwa. Twe rero nk'abagide twafashije abakene tukanongera n'urukundo hagati yacu, tunabafasha tunabahereza bimwe mu bikoresho badafite. Nitwa Girabyinshi Joseph, komiseri w'akarere k'ubuskuti ka Musanze. Tumaze iminsi mu cyumweru twitegura kwizihiza isabukuru y'uwashinze umuryango Baden Powell ku itariki ya 22. Iki cyumweru cyaranzwe n'ibikorwa bitandukanye mu mayinite atandukanye mu bigo by'amashuri. Bakoze ibikorwa bitandukanye. Twatangiriye icyumweru cy'ubuskuti ku itariki 14, twagitangiriye mu murenge wa Muko, akarere ka Musanze, aho twatangiye dufasha abatishoboye, tubafasha kubaka uturima tw'igikoni kugira ngo dutera n'imboga zitandukanye harimo karoti, dodo, mu buryo bwo kurwanya imirire mibi mu bana no kurwanya igwingira muri gahunda ya leta. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yari yo ko urubyiruko rugomba guhanga udushya rwizigama. Ikindi twagerageje kugera mu bigo byinshi bitandukanye bigize akarere kacu ka Musanze, dusura amayinite, dusura abaskuti, kandi twagize umugisha wo kuronka abaskuti bagera muri 250 bahawe amasezerano binjira mu muryango. Ni iby'agaciro kanini. Ubutumwa twagenera urubyiruko ni uko babwira bakagana umuryango w'abaskuti ko ni umuryango urera, utarobanura idini, igitsina, ubwoko ndetse n'igihugu, utarobanura akarere. Bakaza bakawusanga, tukabahereza uburere duha abandi bana, tukabafasha kuzamura imbamutima zabo, haba mu iyobokamana, ibikorwa by'umubiri ndetse no kubatoza umuco nyarwanda. Twifuza ko bazavamo urubyiruko rw'ejo hazaza heza, tukubaka u Rwanda rwacu twifuza. Ndumva rero ababyeyi nabo tutabasiga, twabaha ubutumwa ko barekura abana bakaba kwisanzura, bakabareka bakaza mu muryango. Kera twari twarambitswe isura mbi, ariko ubu ngira ngo mwabyiboneye urubyiruko dufite muri iyi minsi ni urubyiruko rushimishije, rufite icyo rukora, rwigishijwe ikinyabupfura ndetse kandi rutozwa no kuzavamo abanyarwanda b'ejo hazaza heza. Mu kubatoza umuco habaho iyerekana ry'udukino, kubatoza umuco, kuvugira inka, kubatoza kubyina kinyarwanda, kubanyurira mu mateka y'abatubanjirije babaye intwari kugira ngo nabo bazatera icyo ikirenge muri abo batubanjirije,
bazave abanyarwanda b'ejo hazaza beza. Ubutumwa naba mu bijyanye na Planete tugiramo ibice bitatu, ibice bigera muri 4. Tugiramo igice cyo kubungabunga ibidukikije, turwanya plastike tukazibyaza undi umusaruro, ibi plastike amaplastike ashaje tukabyazamo ibindi bintu. Ikindi habamo igice cya gender equality, gutoza urubyiruko ku ihame ry'uburinganire. Hakongera hakabamo ikindi gice twakwita kiba muri Planete cyo cya unity and reconciliation, cyo amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge. Ndumva rero muri ibyo bice byose bikomyatanyije Planete n'umushinga waje tuwukeneye, kuko tubungabunga ibidukikije dutera ibiti. Muri dufite gahunda y'uko buri muskuti wese agomba gutera igiti byibuze ibiti 10. Dufite gahunda yo kuzatera ibiti byibuze 200,000 kandi ndabizi ko tuzabigeraho. Murakoze, nitwa Padiri Didier Remedi Dushyire hamwe, umupadiri wa Diocese ya Ruhengeri. Nkorera ubutumwa hano muri iri shuri rya ETFOP TSS nk'umuyobozi waryo, ariko nkagira n'ubutumwa nahawe n'umwepiskopi wa Diocese ya Ruhengeri bwo kuba omoniye w'umuryango w'abaskuti n'abagide ku rwego rwa Diocese yacu ya Ruhengeri. Nibyo koko kuri uyu munsi twashoje icyumweru cy'abaskuti ku rwego rwa Diocese ya Ruhengeri. Ni ukuvuga ngo mu karere k'ubuskuti ka Musanze, Burera, Nyabihu na Gakenke. Aha rero hateraniye abana baturutse mu bigo bigera muri 16 bigize Diocese yacu ya Ruhengeri, baje kugira ngo twishimire gusoza iki cyumweru. Ubutumwa rero bwatanzwe muri iki cyumweru kandi tunakomeyeho cyane cyane nk'abakristo, turahera ku butumwa bw'igisibo, gutoza aba bajene umuco wo gusenga, umuco wo kwigomwa, cyane cyane kwigomwa cya kindi kitujyana kure y'Imana ndetse no gufasha. Uwo mugenzo wa nyuma wo gufasha niho twuriraho twe nk'abaskuti, twibuka ko Baden Powell washinze uyu muryango yasabye cyane cyane ko abakuru bafasha abato kugira ngo bakure. Ubutumwa rero bwihariye cyane cyane ndahera ku butumwa bw'umwepiskopi wa Diocese yacu ya Ruhengeri, ushize umutima ku ikenurabushyo ry'urubyiruko n'abana. Yansabye ko nka omoniye w'abaskuti n'abagide, yansabye ko nabwira abaskuti barahurira hano kuri ETFOP mu gusoza icyumweru cy'abaskuti ko yifuza ko uba umuryango ukomeye ku ndangagaciro tuvoma mu ivanjiri, indangagaciro dutozwa na Yezu Kristo ubwe. Ibikorwa byacu byose ari bonne action, beya, ari n'ibindi byose bigize uyu muryango bikajya bituruka kandi bikubakira bishingiye ku ivanjiri. Nibwo butumwa rero twahaye urubyiruko kuri uyu munsi twashujijeho icyumweru cy'ubuskuti, twifuza ko abaskuti hirya no hino bari n'abagide mu mashuri yacu ndetse n'andi mashuri dufatanyije na leta, ko waba umuryango urubyiruko rukuriramo, abajene bagakura ariko bakomeye ku ndangagaciro dutozwa n'ivanjiri. Muri iki cyumweru dushoje, ni icyumweru twebwe muri Diocese yacu ya Ruhengeri twatangiranye na noveni, amasengesho y'iminsi 9 yinjizaga aba bajene bacu hirya no hino mu mashuri. Muri uyu munsi gikristo noveni twateguye tuyishyira mu mashuri yose yagize Diocese yacu ya Ruhengeri. Twibanze cyane cyane kuri bonne action, ibikorwa by'urukundo bihura neza n'igisibo turimo, aho twafashije abakene badukikije duturanye mu mashuri yacu hirya no hino, ariko twihereyeho kuri ba bana baza hano baturutse mu miryango ikennye, ugasanga nta bushobozi bafite bwo kugura ibikoresho by'ibanze, iby'isuku. Twashishikarije abaskuti n'abagide kubunganira, kubafasha, ufite isabune, ufite korogate agafasha wa mugenzi we utayifite. Ikindi kandi kubera ko mu rwego rw'igihugu naho tuba twunze ubumwe n'abandi baskuti, twaharaniye ko buri muskuti yumva ko agomba kwiteza imbere. Mu mashuri yacu birumvikana ko kwiteza imbere ni ukwiga neza, bagatsinda, bakagira umusaruro utuma ababyeyi babo bishimira uburere bahabwa mu mashuri yacu. Muri iki gihe cy'igisibo twakoze ibyo bikorwa by'urukundo, abana bafasha bagenzi babo kandi bafasha n'abaturanyi baturiye amashuri yabo batishoboye. By'umwihariko rero ubutumwa natanga nka omoniye w'abaskuti ku rwego rwa Diocese nuko iki gihe cy'igisibo, haba muri iki cyumweru dushoje ibyo bikorwa by'urukundo twakoze, haba iyi minsi 40 tugiye kumara twifatanyije na Yezu tuzirikana urugendo yakoze ajya kuducungura, cyaba igihe rwose cyo kubura amaso,
tukareba umukene uri hafi yacu, tukareba uciye bugufi twafasha, kugira ngo natwe tuzizihize Pasika tuzirikana ko twafashiye Nyagasani mu mugambi wo gukiza isi, mu mugambi wo kurokora isi. Ibyo byose tukabikora twunze ubumwe na Kiliziya.